Amakuru ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru z'umwihariko ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abaturage bo muri Cameroon benshi bahagurutse bari kwigaragambya kubera ubugizi bwa nabi, ubugome ndengakamere bwaje gukorerwa umwana w'imyaka 6 muri Cameroon witwa Bebe Matisi, akaza gukorerwa ubugome n'uwahoze ari inshuti ya papa we. Abantu mwe ibi bintu biteye agahinda. Nangira narimbabwiye ngo muri Cameroon abaturage baho bose bari kwigaragambya kubera urupfu rw'umwana w'imyaka 6 witwa Bebe Matisi. Nkuko muri kubona kuri screen zanyu, yaje kwicwa mu buryo buteye agahinda, yicwa mu buryo bubabaje, aho yaje kwicwa asanzwe mu nzu wenyine ubwo yari ari kureba televiziyo. Amakuru avuga ko mu mpera z'ukwezi kwa 5 twinjira mu kwezi kwa 6 aribwo uyu mwana Bebe Matisi yaje kwicwa. Yicwa n'uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu wambaye amapingu, akaba yarahoze ari inshuti ya papa w'uyu mwana magara. Baragenderaniraga umunsi ku wundi, muri make barasabanaga. Uyu mugabo akaba yitwa Bwana Dagobeta, akaba ngo ari n'igisambo kizwi cyane hariya muri Cameroon, akaba ndetse ari na se w'umuhanzi witwa Laido. Uyu mugabo rero ngo yaje kugira gutya umunsi umwe ashyamirana na papa w'uyu mwana, bagirana ikibazo. Amakuru akavuga ko mu gushyamirana kwabo bashyamiraniye ahantu mu mujyi, umwe arataha n'undi arata, ariko uyu mugabo witwa Dagobeta ngo ataha ababaye cyane, atekereza ikintu donc yakorera uyu mugabo kugira ngo ababare, kugira ngo nyine donc amwihimuriho, nyine amubabaze nk'uko nawe yatashye ababaye. Ngo arangije yagize ati rero bwarakeye ngo ajya iwabo w'uyu mugabo nk'uko n'ubundi yari asanzwe ajyayo, ndetse n'uyu mwana yari asanzwe azi uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu, kubera ko yari asanzwe ajya iwabo umunsi ku wundi, kwa ko yagiranaga ubusabane cyangwa se urugwiro na papa w'uyu mwana. Arangije ngo asanga uyu mwana niwe uri mu rugo wenyine muri salo ari kureba televiziyo. Byagenze gute rero? Kubera ukuntu yari amaze iminsi atonganye na papa w'uyu mwana, yahise agenda ajya iwabo, asanga uyu mwana ari kureba televiziyo, arangije ahita amutera icyuma. Amakuru avuga ko uyu mwana yamufasha amushyira ku meza yari ahari, arangije amutera icyuma. Hehe? Amutera icyuma mu ijosi, basanga yapfuye. Batashye barumirwa, bibaza uko babigenza. Birabarenga nyine, nawe uri kumva utashye wasize umwana mu rugo ari kureba televiziyo, wumva nta kibazo, nyine umwana atekanye, buri kimwe cyose gihari, wataha ugasanga yapfuye. Mu by'ukuri ntihahamuka wahita urirwara. Rero bikimara kuba, abaturanyi bagiye bagerageza kugenda batanga amakuru hirya no hino, nyuma y'uko uyu mugabo yari amaze kwica uyu mwana w'uyu mugabo bahoze bari inshuti, ariko arangije aratoroka. Urumva kubera ko abaturanyi bari basanzwe n'ubundi bamubona hagenda, babonye ajyayo, donc nyine bumva nyine ni ibisanzwe, babona nyine ananasohotse bumva ni ibisanzwe, nyine batekereza ko yaraje kureba umugabo cyangwa se papa w'uyu mwana, aramubura, nyine batekereza ko nyine ari ibisanzwe. Kumbi we yari amaze kwica umwana w'uyu mugabo bagiranye ikibazo. Muri uko kumwica ngo nta n'umuntu n'umwe wigeze ubyumva, usibye kuba ababyeyi b'uyu mwana bari bagiye ku gasantere, papa wabo we ngo yari yazindutse ajya ku kazi, hanyuma mama w'uyu mwana ngo ageze mu gasantere aratinda. Nyine abamama murabizi ukuntu bagira gutya, bagatinda, nyine baba bafite ibintu byinshi bishobora kuba byabarangaza, ngira ngo nyine murabizi. Hanyuma uyu mama w'uyu mwana atashye asanga byarangiye, birumvikana agwa igihumure,
amakuru avuga ko yagiye no muri koma. Hanyuma rero baza guhamagara na papa w'uyu mwana barabimubwira, polisi itangira gukora iperereza ndetse n'abaturage bagenda batanga amakuru ko babonye uyu mugabo aza ahangaha, nyamara muri uku kuza ahangaha nta mubyeyi w'umwana n'umwe wari wigeze abona uyu mugabo, usibye abaturanyi bagiye batanga amakuru bakavuga ko nyamara babonye uyu mugabo avuye muri uru rugo. Kandi amakuru akaba yanavugaga ko baherutse kuba baragiranye ikibazo, buri umwe akarakara ku rwego rukomeye. Abantu benshi muri kiriya gihugu bababajwe n'inkuru y'urupfu rw'uyu mwana, cyane ko ari umwana wakundaga kuganira. Ikiganiro cya nyuma uyu mwana yagiranye na mama we, mama we yari arimo amubaza icyo yumva azaba cyo. Uyu mwana arangije abwira mama we nyine ko yumva azaba umuganga, nataba umuganga ngo azaba umunyamakuru nyine. Donc abana nyine murabizi bari mu myaka 5 nyine 6 nyine nyine nkingi y'umwana afite baba bashimishije. Umwana akajya agerageza gukora utuntu nyine yigana nyine tw'udukuru, yigira nyine nk'umunyamakuru nyine, bigaragara ko nyine yakundaga itangazamakuru. Rero uyu mwana biza kurangira intego ze n'inzozi ze yari afite atazigezo birangira bamuhorahoje. Bivugwa ko mama w'uyu mwana akigera mu nzu bwa mbere yasanze mu nzu huzuye amaraso. Ngira ngo hari akavideo nabonye. Donc abantu benshi bagiye bagerageza kugenda bakitinga buryo uyu mwana yaje kuza kwicwa, akicwa nyine n'uyu mugabo mu buryo buteye agahinda. Nyina musanze mu rugo wenyine ari kureba televiziyo, nk'uko ushobora gufata umwana ukamusiga mu rugo ukagenda nyine wizeye ko uri bubanguke. Niko rero uyu mwana byaje kugenda, ariko abaturage bakavuga ko byanga byakunda uyu mugabo yari yacunze uyu muryango cyangwa se ababyeyi b'uyu mwana kugira ngo n'ubundi abihimureho, kuko yaraje yabiteguye ahita amutera icyuma, nta bindi bintu byinshi babanje kuvugana, ahita amwica. Ibi ngo abikora agira ngo ababaze papa we, kubera ko nyine ngo bari bamaze iminsi bashyamiranye. Mu by'ukuri benshi bafashe nk'igikorwa cy'ubugwari, nk'igikorwa kibi. Mu by'ukuri benshi nibanakekaga ko rwose ngo uyu mugabo yatinyuka kwica uyu mwana, cyane ko umwana ni umuziranenge, nta n'ikibazo na kimwe bari bafitanye. Ariko birangira umwana agize gute, abaye victime y'umuryango. Muranyumvira? Nk'abantu mwe, reka mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Tuba tuje hano kugira ngo tubagezeho inkuru zitandukanye nyine ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino ku isi dutuye. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana y'amahoro ikomeze kubarindira ubugingo kandi bahaze uburame. Assalam, shalom, shalom.